Now is Safi Madiba. Irika TV Rwanda kandi subscribe dukomeze kubana. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Niyibikora Safi, akaba yaramenyekanye mu muziki nka Safi Madiba. Yavukiye Igitwe ahahoze hitwa Igitarama mu majyepfo y'u Rwanda ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1987. Avuka mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 ndetse n'abahungu 2, akaba ari nawe muhererezi iwabo. Safi Madiba yakuze arerwa na nyina kuko se yitabye Imana akiri muto. Yatangiye gukunda umuziki akiri muto kuko ku myaka 11 gusa yarazi gucuranga sindi. Amashuri yayize Igitwe, ayisumbuye yasoza mu 2007. Aha niho inganzo yatangiriye kuko yabaga mu itsinda yasubiragamo indirimbo z'abandi bahanzi. Ibi akaba yarabifatanyaga no gukina umupira w'amaguru n'umukino w'intoki wa volleyball. Muri iri tsinda habagamo inshuti ye yitwaga Scott. Aba bakirangiza amashuri, Safi Madiba yabonye akazi muri Atrako. Nyuma za kumuhamagara bajya gukora indirimbo yabo ya mbere bakoreye i Butare ku Itaba. Ndetse iyo ndirimbo yabo bayikorerwa na producer witwaga Junior, bamwishyura 30,000. Ariko icyo gihe n'ubundi Safi akaba yarabaga i Butare. Icyo gihe bakora iyo ndirimbo rero baguze CD 20, ndetse yewe Safi yabwiye Scott ko bagomba kugura izindi CD zo gushyiraho indirimbo yabo kuko yumvaga aribwo uburyo izakundwamo cyangwa se izamenyekana. Studio bakoreyemo niho baje guhurira na Mojizo, Linoji na Nizo. Bumvise ukuntu Safi azi kuririmba maze bashyiramo igitekerezo cyo gushinga itsinda baryita Urban Boys. Nguko uko itsinda rya Urban Boys ryavutse. Nka Urban Boys, indirimbo ya mbere bakoze bayise Icyicaro. Yewe iyi ndirimbo yarakunzwe cyane ndetse na benshi barayishima. Iya kabiri bayita Tubanenge. I Butare imyidagaduro yaho yari ishyushye yewe kurusha i Kigali kubera kaminuza y'u Rwanda yabagamo abahanzi n'abanyamakuru benshi, ndetse na Radio Salus ikaba yari imaze gufata imitima ya benshi. Ariko ibi ntibyatinze, nyuma Scott yaje guhugirana mu kazi bituma ava muri iryo tsinda. Nyuma Linoji nawe yaje kugirana ikibazo na Nizo, nawe avamo basigara ari 3. Nyuma yaho kandi Safi yaje kwimuka ava i Butare agiye kwiga muri kaminuza i Mudende, ahiga amezi make ajya muri yereka. Yaje kubwira bagenzi be ko kuza i Kigali narwo rwari urugendo rutoroshye. Kubw'amahirwe ya Safi hari mushuti we waje kumuha studio ya Unlimited, ayivana i Butare ayijyana i Kigali, arayimuha kugira ngo ajye ayireberera inyungu. Kimwe mu byabafashije kutagorwa cyane no gukora ibihangano byabo kuko ni nabwo Lick yazagamo. Bakoze indirimbo nyinshi karava, ndetse itsinda rya Urban Boys rigera kuri byinshi byiza kandi bikomeye. Nyuma yaho rero ntibyatinze Safi aza kuva mu itsinda, ndetse Safi yavuye mu itsinda mbere y'iminsi 2 mbere y'uko indirimbo Miss You isohoka cyangwa se ijya hanze ya Urban Boys. Aha hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 2017. Ibi kandi bikaba byari byamenyekanye ko Safi yamaze gusezera mu itsinda rya Urban Boys. Akaba yari amaze no kubwira abantu be ba hafi ko iri yari yo ndirimbo ya nyuma akoranye na Urban Boys. Aha kandi Urban Boys imaze gutandukana na Safi yahise ishyira hanze indirimbo 3 arizo Mfumbata, Kigali Love na Nta Kibazo bakoranye n'abahanzi banyuranye, ndetse ikaza no kwamamara cyane. Ni mu gihe Safi Madiba kandi nawe atari yicaye. Muri icyo gihe yahise ashyira hanze indirimbo 7 mu mwaka umwe gusa bakimara gutandukana. Aha harimo Hagatiti yakoranye na Medi, Kimwe Fine yakoranye na Rayvanny umuhanzi ukomeye wo mu gihugu cya Tanzania, My Hero ni Same yakoranye na Riderman, Good Morning, Igifungo n'izindi nyinshi. Muri icyo gihe kandi Safi Madiba ubwo yakoraga indirimbo ye ya kabiri arimo ayitunganya, nibwo yahise atangaza ko Badrama umuyobozi wa The Main abaye umujyanama we, ndetse Safi atangazwa nk'umuhanzi mushya muri The Main wari ugiye gufatanya na Marina wafashwaga na Badrama icyo gihe. Ariko dusubiye inyuma gato, Safi ari kumwe na bagenzi be muri Urban Boys bitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma ku nshuro yabo ya 4, ryahatanirwaga ku nshuro yaryo iya 6.
baranaryegukanye mu mwaka w'2016. Mu mwaka umwe rero nibwo Safi yahise atandukana nabo. Ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 2017, Safi Madiba na Niyonizera Judith bashyingiranywe imbere y'amategeko ndetse basezerana mu rusengero, bemeranya kubana nk'umugabo n'umugore. Mu mpera za 2019 nibwo Safi Madiba yerekeje muri Canada. Icyo gihe byavugwaga ko asanze umugore we Niyonizera Judith bari bamaze imyaka 2 basezeranye imbere y'amategeko kubana akaramata. Nyuma y'igihe gito ageze muri Canada, Safi Madiba wari umaze gutandukana na The Man yanatandukanye n'umufasha we, atangaza ko yafunguye sosiyete. Muri Canada rero Safi Madiba yagiye hakorera ibintu byinshi bitandukanye, aho yakoreye igitaramo mu mujyi wa Vancouver ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu 2023. Akaba yaranahamurikiye album ye nshya ya mbere yise Back to Life. Uyu Safi Madiba rero burya ngo afite n'umwana yise Niyibikora Jaden Lion, gusa mama we ntazwi, ntaramenyekana. Ibi kandi akaba yarabigaragaje ubwo yashyiraga amafoto hanze ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu 2020. Safi Madiba rero ubwo bamubazaga ku bijyanye n'itandukana rya Urban Boys, Safi Madiba yavuze ko ubwamamare bwabatunguye, amafaranga no kudahuza inzozi ari byo byagize uruhare mu isenyuka ry'iri tsinda rya Urban Boys yari imaze kwamamara mu Rwanda. Ariko ibi nubwo yabivuze gutya, Safi Madiba yanatangaje ko Urban Boys ayifata nk'umubyeyi mu muziki, ndetse akaba avuga yuko ariyo yamugijije aho ari nonaha. Akaba azwi kubera ko Urban Boys yabayeho ndetse yamufashije cyane. Ati narayikunze cyane kandi nzahora nyikunda. Uyu Safi Madiba rero avuga yuko rwose nyuma yo kubona ko Urban Boys badahuje inzozi, yaje guhitamo gutandukana nabo kugira ngo akomeze inzozi zo gukora umuziki, akaba ngo ari nawo akora kugeza iyi saha. Safi Madiba amaze iminsi mu Bufaransa, akaba ari naho yakoreye amashusho y'indirimbo yise Siwezi aherutse gusohora mu minsi ishize. Safi Madiba kandi mu bijyanye n'urukundo akaba yaragiye avugwaho gutandukana n'abakobwa benshi. Akaba yarabanje kwamamarana n'uwitwa Knowless, bavuga ko bakundana cyane, ndetse byaragaragaraga hirya no hino mu mavideo bakoraga y'indirimbo ya Urban Boys. Akenshi Knowless yabaga arimo, cyangwa se indirimbo Knowless yakoze Safi akaba irimo. Yarangiye baje gutandukana. Knowless abana na Clement, ubu ngubu bakaba ari umugore n'umugabo ndetse bameze neza. Safi kandi yavuzwe gutandukana n'uwitwa Parfait, ndetse nawe biza kurangira batandukanye. Undi wavuzwe ni Niyonizera nk'uko twamaze kumubona, nawe baje gutandukana. Ibyo ni bike twabateguriye muri byinshi biranga ubuzima cyangwa se byaranze ubuzima bwa Safi Madiba. Niba wifuza ko tubana mu kindi kiganiro cyo gutaha, kanda subscribe, kanda like, ndetse uduhe na comment ku cyo wifuza ko twaganiraho. Kandi niba wakunze ikiganiro, Imana iguhe umugisha. Ndagukunda cyane, warakoze kubana natwe.